neza abantu bacu bakunda iby'imodoka muri rusange tubahaye ikaze muri Felicien Auto Spare Part aho tubategurira ikiganiro Felicien Motor Hubs aho mumaze kubimenyera yuko ikiganiro Felicien Motor Hubs ariho turebera ubuzima bw'imodoka muri rusange ndetse n'uburyo kidashobora kuba twakwita ku modoka muri rusange ndetse iki kiganiro tureberamo ni gute twakoresha imodoka muri rusange na pièces zizewe muri rusange. Iki kiganiro kandi tuba dufitemo umutumirwa wacu w'umunsi aho tuzana umutumirwa utunze imodoka ariko asanzwe afatira service muri Felicien Auto Spare Part akadusobanurira imodoka atunze ndetse akanagira inama ku bantu baba bifuza nko gutunga imodoka nk'iyewe. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Felicien Motor Hubs bwana Longe. Murakoze. Turabashimiye. Mbere na mbere turababaza imodoka yanyu mutunze ni bwoko ki? Murakoze nuko yavuze ko nitwa Longe, nzi imodoka ya K5 2014. K5 2014. K5 2014 imodoka yawe ni imodoka waguze mu uhe mwaka cyangwa se ni imodoka twavuga yuko umaranye igihe kingana gite? Manye imyaka 2 birenga ko numva nibuka neza nayizanye 2023 mu hagati. 2023 mu hagati. Imodoka Kia K5 2014 ni imodoka wasobanura gute cyangwa se wabasha kubwira abantu? Ni hatari mu by'ukuri. Avuga ngo ni imodoka nziza kandi idafite ikitwaye. Ariko ubwiza bwayo si umusobanuro uri umuntu avuze ngo nziza. Yego. Babiri sobanutse neza ariko ni nziza kuko nta kibazo yari yaneza. Nta kibazo iraguteza. Icyo nayiguriye serivisi zikora neza. Urumva yuko abantu benshi bakunda kurekarama ngo amakia ndetse n'izindi modoka z'ama hybrid zikunda kugira ibibazo. Ese kuri mwe muzitunze ubitekerezaho iki nk'iyo utunze imodokari ukumva umuntu umwe arekarama ko igira ibibazo kandi wowe nabyo uyibonaho? Uba wumva ari nk'iki gishobora kuba kibitera cyangwa se ari nka yahe makosa abamo? Urumva uri modoka ntabwo duteze ni nk'umwana. Imodoka ni nk'umwana yahorenda gukurikirana ubuzima bwayo munsi ku munsi. Yego. Kandi burya iyo ufite umwana wawe akarwara. Yego. Ntabwo ujya kumuvuza aho ubonye ari hose. Ntabwo ujya kumuvuza aho ubonye hose. Ushobora kuvugana n'abandi babyeyi warwaje umwana nk'uwawe akakurangira. Yakubwira ati ibitaro runaka nagiye bagira serivisi nziza. Bagira serivisi nziza. So nicyo ngicyo ukayikurikirana ukamenya kutayikoresha ariho hose. Ifite umukanishi wayo. Nkuko n'umuntu nawe ubwe agira umuganga. Ngiye niko mbitekereza. Yego kandi wizewe. Ikindi ugakurikiza inama z'umukanishi. Ugakurikiza inama z'umukanishi. Muri iki kiganiro Felicien Motor Hubs ni hamwe kiba cyarateguriwe muri Felicien Auto Spare Part. Ese kuri wowe utunze iyi modokari njya numva abantu benshi bakunda kuvuga ngo Felicien Auto Spare Part ni abantu bashobora kuba bagerageza cyangwa se bashobora kuba babasha kuba bakurikirana ibibazo by'amamodoka muri rusange. Ese kuri wowe utunze iyi modokari aba bantu wabamenye ryari cyangwa nta nubwo ubazi wabamenye ryari Felicien Auto Spare Part? Bayaka sinzi niba wibuka ngewe nawe ubwabyo n'ukuntu twamenye nawe twahuye. Reka mbanze nibutse gato. Yego. Ndibuka ko twagiye ahantu kwirebera. Yego twagiye kwirebero. Yewe n'umushuti wanjye. Tugezeyo. Nawe nubwo hari yaragitunga imodoka. Icyo gihe naraye. Hanyuma ahantu twaparitse nabi imodoka ihengamye esansi ihengamira uruhande rumwe. Ndabyibuka. Esansi yahengamiye uruhande rumwe. Tujye kwasanga dutaha imodoka irabyanga. Uwo muvandimwe nibwo yaguhamagaye. Aravuga ati reka mumagare Munyakazi wo muri Felicien Auto Spare Part. Abagara Munyakazi. Ntabwo watinze pe. Ntabwo natinze. Ntabwo watinze. Iminota mike cyane. Uraza
ariko hageze uturebeye usanga nicyo kibazo cyabaye mu by'ukuri uko twaparitse nabi nsanga nuko imodoka yihengetse mu by'ukuri esanse yendaga gushiramo tusuritse twiteretse neza imodoka turaza turagenda so ndibuka mbonye igihe ukoresheje uhagera yego ndambwira mugenzi wanjye ariko nshaka kuzagura imodoka nubwo nawe yari ahita ati nshaka kuzagura imodoka none nawe ahita ambwira ati kibuka muje nambwira ati uriya mutipe wanjye ni sawa ndabyibuka icyo gihe yarakubwiye ati uyu mutipe bamwita Bunyakazi ati sinzi nimba wabibonye ukuntu yaje yihuta ntabwo ari wa muntu ukorera ku bintu bya pressure cyangwa ngo avuge ngo ahantu ndahagera gute akoresha uburyo bushoboka bwose icyo gihe navuga ko aribwo ndamenye Felicien Autospare nibwo yamenye Felicien Auto mfata nimero yawe hanyuma nza no kuguhamagara na wa mutipe wa sportinze kwirebero sawa mubwira ko nshaka kugura imodoka bambwira nabyo turabikora imodoka rwose ndibuka turayitumiza iraza kandi yazi kugira ahubwo ngiye nagize ngo ubwo wari uyifite imodoka rero urumva muri Felicien Autospare Part wenda uretse ibintu dukora no kuba wenda ducuruza spare ndetse tukaba dukora n'imodoka turanazicuruza n'ubundi nibisanzwe ariko hari ukuntu nk'umukiriya aba ashaka nk'imodoka iri VIP kuko urumva iriya modoka yawe Kia K5 2014 kuba uyimaranye imyaka 2 wayiguze hafi mu mpera za 2023 urumva ko icyo gihe zari zikiri irivage twavuga ko zari zikiri irivage iyo modokari icyo twakoze order twakoze order rwose muri Felicien Autospare Part ntago yari irimo ariko iyo dukoze order to making sure yuko imodoka dutumiye umuntu cyangwa se imodoka umuntu akeneye imugeraho kandi byihuse kuko buriya twebwe principe dukoreraho muri Felicien Autospare Part tuba twumva ko nimba umuntu agize igitekerezo cyo gukoresha imodoka cyangwa cyo kugura imodoka nuko koko icyo kintu agikeneye abagikeneye niyo mpamvu natwe tuvuga ngo turashaka abatekinisiye b'abahanga cyangwa se abantu bazi gukurikirana iby'amamodoka b'abahanga harimo nanjye Munyakazi nkakifatiramo nkavuga ngo reka mfatanye n'abantu bo muri Felicien Autospare Part duhereze umukiriya ikintu cyizewe nibyo rwose kuko nibuka ko icyo gihe twitumiza twanajyanye na Majerwa jyana na Paris babyita diagnostic ntago babyita appareil iyo tuvuze appareil bakumva ko ari yo gufotora babyita diagnostic ariko akenshi aba customer bacu cyangwa se aba boss bacu baravuga ngo zana ya appareil cya kintu kireba muri moteri niyo mpamvu ahangaha rero muri Felicien Autospare Part twateguye ikiganiro Felicien Moto Hubs mbese kuri wowe utunze imodoka ukwiye kumenya uburyo cy'imodoka yawe uyikoreshamo nkuko tubagira inama z'uko muzikoresha kandi mukazikurikiza niyo mpamvu twabazane n'iki kiganiro ngo mujye muza mutangire ubuhamya n'abandi bakeneye gutunga imodoka ikindi kibazo nakubaza cya kabiri utarenga aho njyewe hari ikintu cyampaye icyizere ndibuka tugira ndibuka nanjye nari mfite ikintu narrative cyangwa ikintu mwumva abantu bavuga imodoka za hybride karya PS gakunda gupfa IBS battery nibyo ngibyo bikunda gutera abantu ubwoba IBS ni fatikadi rahenda ndibuka ko mwamaye garanti y'imyaka 2 twaguhaye garanti y'imyaka 2 rwose nifa IBS nta kibazo cost zaba ari yacu so icyo gihe umuntu agwegarana y'imyaka 2 uvuga atakuye umuntu nawe ubwe niyo byaba Fresh rawo ubeshya niyo byari ku agativite nabonaga muri Felicien Autospare Part nabonaga mo confidence ko nta kibazo ko icyo kibazo cyane hakemukiye urumva already iyo tugiye gutanga garanti cyangwa se warranty ku bakiriya first of all ikintu tugendera ku modoka uguze tukavuga iyi modoka ari umuntu aguze ni ya 2014 iyi modoka ari umuntu aguze ni ya 2010 tuba tuzi igihe ishobora kuzagenda igatangira wenda byibura kwangirika cyangwa se biterwa nanone na performance wahaye umuntu ku modokari uburyo ki wa testinze kuko wenda nuko abantu benshi batajya bemera yuko abantu bakora mu bintu by'amamodoka kenshi baba honete cyane ariko twebwe muri Felicien Autospare Part nabihamya yuko
turi honete kubera yuko iyo tukubwiye ikintu ngo tuguhaye garanti aba ari iya nyayo niyo mpamvu twebwe twakwigishije tukavuga ati imodoka nimba bari kukubwira yuko ari BS twebwe mbere yuko imodoka ituruka muri Korea turabanza tukayicekinga niyo mpamvu wumva muri company yo muri Felicien Auto Spare Part habamo ba munyakazi abantu mbese bakora akazi neza ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu twaguhaye iyo garanti. Ikindi kibazo nakwibariza bwana Ronji, ese wowe iri imodoka utunze yawe Kia Q5 Hybrid 2014 ni imodoka nziza, njyewe ku ruhande rwanjye navuga ko ari nziza, ndebye ku ruhande rwanjye rwa gikanisha cyangwa se ku ruhande rwanjye rw'umuntu uri professional mu gukora maintenance. Ese wowe ni imodoka wahaho umuntu idea ku buryo yayigura? Bose ari umuntu ukunda first of all ukunda imodoka za hybrid etse ko nanibaza n'impamvu umuntu atayikunda. Ntago wakubaza babona atayikunda already wowe ziri economic yego already wowe ubwo aho ngaho wemeje yuko umuntu wamugira inama yo kwigura cyane rwose utararenga aho ngaho. Ariko mpite nkubaza ikindi kibazo cya gatatu, nimba wagira umuntu inama yo kugura imodoka ya hybrid muri rusange nubwo yaba atari Kia Q5 cyangwa se mbese tuvuze hybrid, general hybrid, ni ibihe bintu bitanu ushobora guhereza umuntu cyangwa se abantu badukurikiranye hano byatuma koko iyo modoka ya hybrid ayigura kandi nimugireho ikibazo? Reka icyambere, yego twese nta muntu udakunda ifaranga cyangwa se cyagufasha gusevinga amafaranga. Imodoka ya hybrid reka nkubwize ukuri, ntabwo njya ntekereza ku kintu cya essence. Ntabwo ujya utekereza ku kintu cya essence? Kubera ko iyo nagenze ku kwezi genda njya ku kazi ngaruka nyine njya hehe ngiye nshyiramo 200. Ushyiramo 40,000 ku kwezi ukisanzura. Kandi ndibuka njya kugura imodoka mbere njyarigiye ku munsi nakoresheje itike $25 kuri moto n'imodoka zigiye zisanzwe. Kuri moto hari ibyo ngibyo byo ni ibintu byumvikana. Of course ibyo ni ibintu byumvikana ku bantu batunze imodoka cyangwa se nabigeze kuzitunga batega amamoto. Kandi natwe everyday mu buzima bwa buri munsi nubwo dukora akazi gahura n'amamodoka cyane, ariko kenshi mu kwihutisha serivisi dukunda gukoresha amamoto. Bishatse kuvuga ngo agaciro ka moto turakazi kuko ku munsi ngewe ubwanjye bitewe n'abakiriya dushobora kuba twagize mu kazi, haba muri Felicien Auto Spare Part baduhamagaye ngo tukohereje umukiriya mushyashya ukwiye kumwitaho, nshobora ngiye ku munsi ubwanjye gukoresha amatiki $50 kuri moto cyangwa se ngakoresha $20 cyangwa se $10. Ibyo ngibyo ni ibintu rwose biri perfect kuri ngewe kuri moto mu gihe nakoresheje moto. Kandi ikindi kiriho, twebwe dukoresha moto ku rwego rw'uko ushobora no kuduhamagara uri no ku Gisenyi ngo ngize ikibazo tugafata moto. Ngira ngo abantu benshi barabizi ukuntu dukora cyane cyane at least iyo ari nk'umukiriya uturutse muri Felicien Auto Spare Part, njewe munyakazi bakamamagara nifatiramo akazi nkakikorera. Niyo rero twavugaga. Ubwo rero icyo nicyo cyambere economique rwose pe ntabwo gira stress za essence. Ni modoka iri economique, icyo ni cyambere. Icya kabiri njewe sizi ko hano babivuga nta nubwo mbona zipfuza. Ntago nk'ubu kuva ntayigura uyimaranye imyaka 2. Nta kibazo yagira kijyanye n'imodoka. Nta kibazo kijyanye nza kwa Felicien Auto Spare Part tuje gukoresha maintenance. Muje gukoresha maintenance. Kumenyesha amavuta. Amavuta amavuta kugihe. Hano bako. Ngira guribuka ko umagapapuro manika hejuru gutya nge ndebaho ibirometero barambwiye iyo bigeze. Metanze. Hanyuma tugahindura buje ku gihe buje cyangwa se amaspark plug ku bantu batayaje. Urabizi nje harimo n'igihe namenya n'ibyo wakoze. Igihe cyane terase kigeze ngendaza. Kubera ko haba hari service twakwandikiye ugomba kuza. Mu gihe nibyo ngibyo nkoresha nibyo ndi kuvuga nyine ngo economic. Nibyo wavuga biri economic. Ikindi ngira ngo ugakurikiza inama rwose z'umukanishi. Icyo kintu nkunda kukigaruka perfect. Ubundi ku muntu utunze imodoka wese cyangwa se no already no murwaye, iyo ukurikije inama z'umuganga already, twebwe abakanishi turi muri domaine imeze nk'iy'abaganga. Wenda nago turi abaganga
bavura umuntu ariko natwe turi bamwe mu bavura imodoka ikaba itateza ikibazo umuntu. Ni ibyo rwose. Ikindi ngeze mu garage ngiye kugira kundi tuba tugiye muri control technique. Urabizi umuntu arabanza agacamo garage kugira ngo ugende niba hari feri baregera niba feri yabo ndavuga ibyo bushize twakoze. Ariko naguciye mu ijambo bwana Ronji, uri umwe mu bantu cyangwa se mu bakiriya Felicien Auto Spare Part bafite bakunda ibinyabiziga byabo. Uri umwe mu bantu rwose ukurikirana akantu ku buryo niyo hari akantu kavuze uhita uhamagara. Kandi biriya bintu twebwe nk'abatekinisiye aba ari ibintu dufata nk'ibintu by'igenzi ku kinyabiziga, kuko bituma imodokari yawe itagira ikibazo. Bya bindi ubona warning, urabizi ziriya modokari n'imodokari zifite ikoranabuhanga riri hejuru. Iyo igize ikibazo yo iguhereza warning. Iyo warning iyo uyirengagije warabibonye yuko niho ibibazo bigenda. Na pressure iragabanuka mu mapine igahita ikubwira yuko agabanuka. Niba aya mazi yagabanutse ugahita umenya ikibazo. Yawumva rero ni nziza mu by'ukuri nakunze umuntu wese kwiga. Ndakekana nijye kukubaza ikindi kibazo cya kane ngo ese ni iki kibazo gikomeye wowe ubwawe kuva wagura imodoka yawe Kia Q5 Hybrid 2014 waba warakoresheje cyane, cyangwa se waba waragize ukumva urahangayitse ukumva uravuze ati hano ndumva ngewe rwose imodoka yanjye nazi ukuntu meze? Urumva nta kibazo na kimwe wigeze ugira? Ntacyo kantu kajya kankanga gutyo kereka nk'izo woni nahamagara ukambwira uti n'amazi ko jye ibintu by'imodoka ntabwo bimenyereye cyane. Already niyo mpamvu pine woni simba nzi woni cyakoze bingone namaze kubimenya. Urumva nk'iyo woni ngije bwa mbere bwa kabiri yije bubizi bwacyagihe nsabaga kubingeramo umwuka mu mapine. Nyeka ko wenda bamwe mu bakiriya baba muri Felicien Auto Spare Part mbere yuko babohereza cyangwa se babaha imodoka mu gihe babaguriye imodoka, nyeka ko hari n'amabwiriza baba bahaye uruguru ndumva wabivuze. Buriya baguha imodokari, iyo baguha imodoka bakagusobanura details zose, ama warning ishobora kuba yakwereka bakayakubwira, ku buryo ni haba n'ikibazo bazaguhereza abakanishi babo cyangwa se bazaguhuza na munyakazi we ubwe akagufasha. Cyane yuko numwe mu bantu bafasha Felicien Auto Spare Part mu kubahitiramo amamodoka meza baha abakiriya. Ndumva ibyo ni ibintu uzi nimba usanzwe ukoreramo hara cyangwa se ukoresherezamo hariya. Ibyo rwose kandi mu by'ukuri ni sawa cyane. Yewe nkunda iyi generation mu bijyanye n'abakanishi, kuko hari izindi bundi abakanishi bubatse bitari byo. Hari izina before hari izina usanga izi modoka kubera ko ifite na tekinoloji nshyashya harimo n'abana bato nkawe munyakazi uri muto. So ubona rero n'abantu bashishikajwe no gukora akazi kandi bakagakora neza. Rero kandi navuga no muri domaine muri rusange dukomereza aho ngaho twe kubaka icyizere kiri mu bantu tuvugurure. Urumva rero no kugenda no kuri politike y'igihugu gucuruza serivisi twitange neza. Ntabwo wacuruza serivisi umwamwanya cyangwa ubeshya, ugomba kuba uri umuntu uri honete. Already impamvu bwana Ronji ubona ibintu bigenda bihinduka cyangwa se ukabona na generation z'abana arizo ziri guperforminga cyane. Urumva buri domaine zose zibaho cyangwa se buri kazi kose kabaho habamo ibintu byiza n'ibibi. Urumva cyane cyane nk'izina ryacu rya gikanishi bisa nkaho abatubanjirije bagiye baryangiza cyane. Niyo mpamvu habaho ikintu bita impinduramatwara cyangwa se ikintu twakwita guhindura ibintu. Twebwe kubera kutizera bakajya ntabwo ukazajya banserereza gukina na Ronjisha washatse umukanishi mbere yuko azana imodoka. Ariko ahubwo akabwira buri muntu wese ko ariko yakabwira, kuko aguha inama za nyazo akagufasha no gutoranya iyo modoka. Urumva njyewe impamvu bwana Ronji urumva icyo kintu urakivuze gita gikomoza. Hari ukuntu nyine abantu aba boss cyangwa se abantu dukorera mu modoka akenshi baba badaha agaciro abatekinisiye.
ugasanga umukanishi ndabizi ni bimwe byabo ni ukunyiba kandi already mu bintu byose habamo impinduramatwara. Niyo mpamvu uri kugenda unabona tekinoloji iri kuza, ba bantu bagiye bangiza izina ba kera ntabwo bari kuyibasha kubera yuko bagiye bagoma muri culture kugomeza kwangiza ibintu cyangwa se kugomeza kumva yuko bahemuka badakora business neza cyangwa se bakore umwuga wabo neza, ugasanga barasenyutse kuko ntabwo bigeze babona akanya ko kwiyapodatinga, ahubwo bo baragomeje bategereza kumva yuko bategereje hantu bazahemuka, hantu bazahemuka. Niyo mpamvu twebwe urubyiruko cyangwa se abajene bize mechanique automobile muri rusange hano mu Rwanda twafashe ingamba yuko tugomba guhindura generation. Ibintu byose byarahindutse, yaba igihugu turi kuri ritme nziza, buri kintu cyose rero tugomba kugiha umurongo muzima. Ubwo rero abo bantu bavuga gutyo Bwana Ronji ngo washatse umukanishi mbere yuko ugura imodoka, nyeka yuko iyo ari inama ahubwo yego ni inama wakabahaye. Ikindi none nagira inama ku muntu waguze imodoka none bwa mbere twaba ku muntu ushaka kuyigura none ku muntu wayiguze yayizanye please wikumva inama z'abantu batunze imodoka izi zisanzwe. Yego ibyo bifite ubuhamya uhura n'umuntu atunze imodoka kandi ko kigiye kinini pe kandi imyaka 30 cyane yuko abari n'imodoka technology ziranahinduka. Njewe ubwaje ndibuka nayiguraga bakambwira bati kana bimbwira n'abasinya mu kugira imodoka no gutunga imodoka nakambwira ati buriya iyo umuntu abyutse mu gitondo uragira imodoka ukongeramo amazi nakubaza ahubwo ngiye ngasanga twege ifitiye kurata urumva ndabyibuka ugendeye kw'ibyo bintu byaro bagize ikiza rero shaka umukanishi ajya bikubwira biri tekiniko abizi kuko urumva already twebwe abatekinisiye muri rusange performance z'imodoka zigenda zihinduka, technology nkuko tugomeza kubibona isi cyangwa n'igihugu cyacu muri rusange tumaze gutera imbere, ibintu rero bigenda bihinduka. Bira byo kubyuka ngo ugiye gucunga k'amazi ngarimo, ibyo ngibyo ntago bikigezweho. Ugomba kubikora wabonye warning cyangwa se ukajya no kubikora uvuga ati wenda amaze igihe nabona warning, reka checking n'ubuzima bw'imodoka muri rusange ndebe uko bihagaze. Ibyo ni ibintu byahindutse kimwe nkuko nk'ibyo bivuze by'amazi rwose n'abantu bagikoresha amazi mu modoka. Nimba ukinakoresha amazi mu modoka menya yuko technology iri kugusiga kubera yuko ubu uri kwangiza imodoka yawe. Ibyo nabyo tuzagenda tubigarukaho tubagiraho inama, ariko se dusanga abagana ku musozo nakubaza ikibazo, ariko mbere yuko ngana ku musozo nkagira n'ubutumwa nsigira abantu cyane cyane nkawe urumva uri umuntu ukoresha muri Felicien Auto Spare Part uhagurira pièce buri kimwe cyose n'imodoka yawe, nekereza yuko niho wayikuye. Inama nshaka kuba nasigira abantu, mwige kuri wowe ufite imodokari cyangwa se utunze imodokari iyo ari yo yose, mwige gukora maintenance neza kandi mwige kudakora maintenance ibice. My friend, my boss, mwebwe muduha akazi cyangwa se mwebwe mutwizera nk'abatekinisiye mwahisemo, mwumve inama zacu kuko niza agaciro cyane kandi ziradufasha. Buri muntu abagomba kumva inama agirwa n'uwita ku buzima bwe cyangwa se n'uwita ku mutungo wiwe. Nk'ubu festival nk'icyo nakomozaho ku bantu benshi mukunda kuba muzi ibintu bijyanye n'amavuta. Nta muntu utunze imodokari Bwana Ronji utazi ko azamenesha amavuta cyangwa utazi ngo igihe cy'amavuta kizagera. Reka duhere ahangaha. Niba ugiye kumenesha amavuta, irinde gukoresha maintenance igice. Bira bakubwira abakanishi ibyo byari ibya kera ngo hindura amavuta ngo filtre uzayihindura ubutaha. Making sure yuko amavuta yagiye ibirometero 5,000 cyangwa 3,000 cyangwa 10,000. Making sure yuko wamenye amavuta ugahindura na filtre, kuko ibyo birometero yagiye wa mwanda wari wose wagiye muri ya filtre, gerageza ukuremo, hindura amavuta uhindure na filtre, bigendere rimwe. Kandi nimba imodoka yagenda ibirometero 5,000 by'amavuta, gerageza wikumva yuko uzahora umena amavuta ya moteri gusa, gerageza umenere na gearbox. Iyo tuvuze gearbox hari abantu batabyumva, aho tuba turi kuvuga uruhande rwa boîte cyangwa se uruhande rwa vitesse rutuma vitesse zikora neza mu mikorere y'imodoka. Icyo gihe hari abantu benshi usanga dukunda kwakira ibibazo by'abantu bafite amaboîte yagize ikibazo bitewe nuko badakoresha maintenance y'amavuta. Mugerageze bantu mutunze amamodoka mujye mwita no ku buzima bwa vitesse, mwite ko mavuta ya boîte. Cyo ni ikintu cy'ingenzi nagira ngo mbabwire. Ikindi cy'ingenzi kandi
izi modoka murabona yuko twinjiye mu yindi generation yuko ibintu by'umwotsi nabyo dushaka mu gihugu cyacu, nabyo dushaka. Ibyo bikangurire buri umwe wese ufite ikinyabiziga gukoresha maintenance neza, atayikoresha igice. Nkuko nabikomeje umenesha amavuta, wige no gukoresha product. Hari andi ma product tumena mu mavuta mbere yuko dusukamo amavuta, ibyo bita za moto flasher. Abenshi murabizi mutunza mu modoka, kandi n'abatabizi nabyo tuzabibasobanurira kuko ni inshingano zacu. Une mbere yuko tumena amavuta ya moteri, hari imiti tuba tugomba gukoreshaho bita amamoto flasher. Iyo tuvuze moto flasher, ni umuti dusukamo muri moteri ukagenda ugaklininga umwanda wose waba waragiyemo mbere yuko ugiye kumena amavuta. Wamara kuklininga, twebwe nk'abatekinisiye hari ahandi hantu duhita dufungura ku gice kimwe cya moteri bita kariteri mu rurimi rwacu, cyangwa se mu rurimi rw'abantu bose bazi mekanike bakita oil pan. Ubwo ni ahantu amavuta baruhukira. Urumva yuko ya myanda yose twasutsemo wa muti, ya myanda yose iragenda ikajyayo, hanyuma tugahita tubafungura tukahoza neza, tukongera tugafunga, tugashyiramo amavuta mashya hasa neza. Twamara gushyiramo amavuta mashya, hari indi product nayo dukoreshamo tuyivanga n'amavuta. Iyo product bayita smoking stop engine. Ni umuti ushinzwe guhagarika imyotsi yituruka muri moteri. Izo product zose tuzagenda tuzizana, tugende tuzibereka, uwo nawo ukawusukanamo n'amavuta. Icyo gihe ubukoze maintenance neza, kubera yuko ubukirininze moteri, ugasukanamo umuti n'amavuta, ubundi modokari yawe igahumeka neza, amavuta ikagitwika neza buri kimwe cyose. Iyo ni inama y'ingenzi nagira ngo mbahereze ku bantu mutunze amamodoka, mwige kudakoresha maintenance igice. Bwana Ronji, dusoza reka nongere nkubaze ikibazo, cyangwa se nkubaze ikibazo kigana ku musozo. Ngira ese kuri wowe umaze igihe ukorana na Felicien Auto Spare Part, muri serivisi zose batanga cyangwa se n'ibyo bakora, umuntu wese utunze imodoka cyangwa se ukeneye serivisi y'imodoka ashobora, n'abantu babizerwa ku buryo ashobora kuba yabagana? N'abantu babizerwa cyane, n'abantu babizerwa cyane. Ahubwo reka nababwire ko nubwo utavuze igihe bivuge muranakopa. Nubwo hari igihe nyanza amafaranga tuzuye, kandi kugira ngo dukore serivisi fu ubwira mworera furu naribi ufite ayandi nzayazana icyo, kandi birakorwa nta kibazo. Urumva impamvu ibyo ngibyo tunabikora, ni ikintu cyiza tuba tugomba gukorera abakiriya bacu, kubera yuko already nimba umuntu umuvura, ntabwo watuma arwara ngo kubera yuko adafite ubushobozi, kandi wowe ufite ibyakemura ikibazo kiwe. Umukemurira ikibazo, ubundi nimba ari na contract mugirana mukazigirana, ariko ikibazo kiwe cyakemutse. Niyo mpamvu iyo serivisi rwose ku bantu bakorera muri Felicien Auto Spare Part tuyibakiriraho, kugira ngo igomeze gusapotinga ubuzima bw'ibinyabiziga muri rusange. Rero n'abantu babizerwa. Ikindi wenda nakongeraho nuko ntabwo ari bakira gusa tubizera, n'igihugu kirabizera, kuko ndibuka ko ku bantu bajya bakora gisida, ndibuka ko rigeze gukora gisida baragira bisa nyine ko tujya muri garage. Urambwira ugomba gutoranya igaraje ryemewe. So mbabwira igaraje nkoresha, kandi asirase sari subije inyuma, murabizi byagenze neza, ndabyibuka neza cyane rwose. Aho yari yangiritse tuvize twazanye twishyiramo, usibye irange aho yari yakubutse, ndabyibuka twabikoze neza cyane rwose. So urumva rero niba n'abandi babizera basirase ibiki byose, so natwe turabizera n'abandi babizera rwose pe, nabo kwizerwa muri kwese. Urumva ni ibintu by'agaciro rero. Bwana Ronji, ndagira ngo dusoze nkubwira ngo wakoze cyane kwitabira ikiganiro Felicien Moto Hubs, kandi muri abantu b'agaciro muri Felicien Auto Spare Part. Murakoze cyane.